muri Ameya Business and Training Center, tubafitiye amashampo meza cyane yo mu mabara atandukanye mwabyibonera, amashampo meza cyane. Aya mashampo ni meza cyane, gakorwa n'inzobere zabyize kandi zabyigishije. Bafitiye n'amasabune yo gukoropa no koza ibyombo. Turanabyigisha, twigisha ibyo bintu byose, gukora amashampo, amasabune yo gufura, amasabune yo koza ibyombo, za toilet cleaner, imiti ikora mu matuwarete, byose turabyigisha muri Ameya Business and Training Center. Ikaze rwose, kandi ku giciro kiri hasi, ari ukahakura ubumenyi ndetse ukahabonera na seritifika. Dukorera mu murenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, umudugudu wa Nyakabungo, imbere y'isoko ndetse na gare. Ni mu muryango iyo wuriye muri etaje, mu muryango wa kabiri. Ushobora kuduhamagara kuri telefoni 0788664368, cyangwa ugahamagara kuri telefoni 0788241222, 0788664368, cyangwa 0724122277. Ushobora no kuduhamagara kuri 0788